ndagira ngo ndebere umushumba wo muri Janes Comedy ikintu yakoreye Fireman na Jayce. Yagiye akoresha keke ya Fireman kuri birthday ya Fireman n'umunsi w'amavuko wa Fireman, arakugendera ateraho ikirango cy'urumogi cyangwa se ikibabi cy'urumogi. Ibaza ibyo bintu. Nyuma y'uko bagiye ahitwa mu cyumba cya rap bakabasanga ni ibibiriti byuzuye ikarito, nawe yavuze ati reka nze mukorera agashya, abazanira keke ariko murabona icyo kibabi cy'ikimogi giteyeho. Ibaze noneho imbere kuri stage muri Janes Comedy, ibintu wabigenza utari wowe koko. Barahubwira ati shaka ikibiriti ndabizi uragifite, biragira gikuye mu basogisi. Ibaze nawe shaka bisa umushumba rwose, nawe ibintu uri gukora rwose sinzi kabisa, ntabwo nzukurura bivuga niba ari content, niba ari umuhagiraho ntabwo twabimenya. Umuraperi wacu Fireman wari umaze iminsi muri rehab, bamaze kumukoramo ibintu by'ibiyobyabwenge no kumuganiriza ukuntu wahita umukorera ibyo bintu kabisa.